never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka. I believe so. No, I believe so. 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 tambuka uzusuhuza uyu ni so wanyu uyu ni umuhobere rwose umuhobere C'est bien. Uko fresh. Uko bien. Niyo bambwiye twinosa umungu wawe kwaye. nanjye uyu ni murumuna we urwaye ngomba kubikora byanze bikunze. shiri ibiki Sheri kirancitse nagize isereri ndumva nenda kwikubita hasi. yatwaye se harya buriya Simon yitwa nde? Kabera. Ubwo umwana azitwa Kabera cyangwa Mukakabera Shenisa Anita. wamwumvise aya magambo. Hanyuma se Shanisi yarije rite? Si wabo warize asaba Abayisilamu. Mu mazina y'umwana agomba kuzamo izina ry'Abayisilamu. Reka mbwira ifishi y'umwana Ifishi y'umwana kubera iki se? kubera iki ndashaka kumenya amazina y'umwana kandi umbwire n'impamvu waba warayamwise ayo mazina Ako zino karitsiye zituje cyane. Amakaritsiye twabagamo kera yo wasanga uvaga mu gipangu kimwe ukumva ikindi biri gusakuza utamenya aho nyine gipangu twimwimukiye muri fresh kabisa. Ahangaha ni classic ahantu heza nyine harimo abantu basobanutse ntazenguruka karitsiye mbona ari fresh kabisa cyane. Anyway cyakoze nyine ndumva binshimishije cyane kubona amaraso yanjye sinzi ukuntu nakubwira. ni byiza nari ndishimye ahubwo se nkubaza ubu like mfite amatsiko yo kubona hari ibintu byancanze. Ugejeje imyaka ungana gutya utarabona papa wawe? Ni hatari. Ni ukuvuga ngo twahuye na Saga umunsi nagombaga kumubonaho, so mama ajya kumunyerekaho nyine hariya mwari mutuye. So nibwo twagezeyo dusanga ngo hashize iminsi polisi imujyanye. Nanjye nyine byaranunguye cyane numva birambabaje. Uzi ko ugiye guhura n'umubyeyi wawe bwa mbere ukakira inkuru nk'iyo ngiyo ngo polisi imaze kumujyana, wari ugiye guhura nawe face by face. Nyine nabyakiriye gutyo. Ndabyumva ko n'ikindi like narabyumvise aho nari ndi kwiga muri Canada. That's why rero nahise mbiza murumva like nahise vuga ati grand frère agiye muri gereza like tacheje gukora hose ndabatereka nze. Bisa n'ubwo murajya no kumara kuri brigade afungiye. Brigade twirirwa tujyayo, tumaze kujyayo 5 days. Tujyayo ejo tugaruka ejo bakatubwira ngo ntago aremererwa gusurwa, ngo twakwica iperereza arimo gukorerwaho ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bakaturushya. Nyine ngo byakwangiza iperereza. Sinzi ibintu bya polisi. Okay, many times okay baba bafite mu detail menshi cyane mu protocol utamenya ko ni gahunda za gusa n'ikindi ndakumva simurahura mwari mugiye guhura urizo ngano nicyo mutarahura nawe ugiye guhura nawe mwese muhura bamujyanye ya birababaje cyane kandi ndakumva gusa be strong kandi wumve ko
uko biri kose nanjye ni my brother I have to see like that ariko wumve ngo bizaza gukemuka. ibyo ari byo byose ntabwo ari nka mbere nta muvandimwe n'umwe nari mfite ariko kuba nkubonye It's fine. it's a 50%. Biraza gucamo kabisa turaza kureba ukuntu tubigenza uko biri kose araza kuboneka igisubizo. That's right. Uranyura tuje kabisa. Ngaha ameze neza nanjye narahakunze. Shanga naho abadogiteri cyangwa umugani watumye bahaza ko abadogiteri njye nkunda kumva ngo baza ngo ahantu hatuje ngo batazatuma inshinge zivanga n'ibitekerezo niko njye oya si uko nguko ni uko nyine ni umushiti wanjye wahandangiye atubwira nyine ko ari ahantu hameze neza. Oya njye noneho bimbwira reka namusohora ariko nta n'ibirenze namusohora nimba aricyo wifuza none se nimba turi babiri unsohoreye ariko se kuko karibu wajya ugerageza ibintu byose ukabigenza. Oya ariko nawe uba wabigize intambara kandi njye narabikubwiye ko nta muntu nducaho. ase meze neza ra Nta kibazo bigenze nuko twaganiraga bisanzwe wababwije ukuri ibyo twarimo tuvuga nimba nta mbaraga zo kubivuga ufite genda byivugira bando n'umuntu ubivuga ndawufite babwiza ukuri. What's happening? Like n'ibiki uri kuba hano? Gusa uretse gato sibyo uretse gato ndi kuvugisha mama ariko se mwebwe ni mumumenyereye se mwamaze kumumenyera ntibabonye ukuntu ameze wamenyera inka yica se. Oya buretse gato uretse mvugane nawe. Asa karipso ubundi muzi. Ubundi utambeshyura gusoma Bibiliya ryari? Sha simperukane rimwe na rimwe kabisa. None se nyine ndikubaza igihe ruka cyangwa aho wibuka wasomye ibi cyangwa uheruka ibiki nyine muri Bibiliya? Aho mperuka gusoma nasomye kuri cya giti cy'umutini kiteraga imbuto ariko se cyusa bikamubwira iyo ukurikiye uno mugore ukuntu asuzugura abagabo wowe bure bubona gute kandi nkeka ko ariyo mpamvu yabyaye umwana umwe nk'uw'inzoka. Ukuri kw'Imana da Karipso mva nkubwira you don't need to stress yourself kuko uriya mugore wumve ngo nta kintu na kimwe ntwaye cyangwa atwaye ahubwo se mwibarize ujya ukurikira inkuru ya Yesu? Najyaga nyikurikira ariko ntago bakikunda gusohora iby'inkuru ya Yesu bisaba kubisoma. Yego nyine that's it. Ugomba kubisoma ukamenya inkuru nawe bigeze n'ibiki byose. Ubwo se ubwo gusura bizera. None se ubwo mubaze nyine uheruka cyangwa urazi baza kumufata nyine baza gufata Yesu kuntu byagenze? Ariko si hamwe ngo bamufate mu masinagogi ni muri mu masinagogi ndabizi kuko nako ndakazi igicucu koko wenda singiye kwiyemeraho ngo story yose ndayizi cyangwa ukuntu ngo bamufashe cyangwa ukundi kuntu bamufashe n'ahantu bamufatiye simbizi ariko ikintu yuka ni kimwe man ngo wumve ngo ari umusirikare waje umwe mu basirikare b'icyo gihe nyine kumva man ngo araza kugira ngo byumve nyine mu buryo bworoshye reka mbishyiraho muri zino filime z'ubu ngubu nk'abayapani kwa kubura bacanga inkota n'iki abo barayicanze umuntu atareze inga ugutwi matsirisi nkaho ko kwavuye urukumva umuntu arabati cyazi noneho Yesu amubwira turazi ati njye ntabwo naje gukoresha inkota hano kuko sinkubeshye ubundi uwo mujama yabishaka yari ko yanakwejeje wenda suka yarananiwe kumucuguza cyane n'ibindi byose iyo nabishaka ariko kumukora n'ijosi byose man ibyo bintu nabyibutse man ibyo staff nabyibutse urumva ariko njye nibaza ko nyine numva Abayisiraheli bandika amafilimi n'abatari bandika amafilimi kuki bira bintu batarabidukorera man ngo umuniga yarazamutse arikaragara ngo pa yego nyine afanda agiye kureba akoze ku gutwa asanga kwagiye kera ariko ari ikintu ntasobanukiwe ubundi komeruka ngo bavuga ngo bagusubijeho bandi byaje kurangira gute cyaza sinkubeshye mbonye ko nubwo iyo nkuru utayibukaga ariko misemo no ko wayumvise cyangwa ushobora kuba warayisomye nyine ukuntu byagenze urakumva ukuntu byagenze Yesu yabwiye intego urakumva nyine impamvu nkoresheje iniga nuko ko uwo mujama sinzi izina ryiwe nyine urakumva sinibyibuka so Yesu yasabwira ati yoji we niga kumva ati hano ngiye sinaje gukoresha iki sinaje gukoresha inkota urakumva ati ntago ari cyanzanye ariko mu by'ukuri suka yananiwe kuyikoresha ati ngiye atanga hanaje sinaje gukoresha inkota none se ma ubundi buriya
iyo sene yaje kurangira gute njyewe mbabara unshonesha iyo sene yarangiye humura umara stress ndazigwa nuvuga ngo ukuntu byagenze nyine Yesu amupowesha kumva Yesu aramupowesha none kugira ngo Yesu anamwereka ko anarenze kumva Yesu arambwira ati suko naje hano guhangana namwe nje kwesha inkota cyangwa kugendera ku mafarasi n'amagare n'ibindi byose kumva suko ibyo byari binaniye kubikora kumva ariko Yesu amubwira turazi none kugira ngo na Yesu yerekane ko narenze ari niga ya danger urukumva Yesu afata kwa gutwe n'umutima mwiza itagufata agusubiza kuri amujama wakuyeho mana mbaza mu byageze bita abora hafashe hahita hafata na fresh na karasu na dede none ikibora cyose cyaza bamusirikare yasavuga ati cyaze ndababaye ati imbaraga zose nkoresha n'iz'umurengera byose umujama arandenzeho Yesu amwera ko atari hano ku isi ahita gusubizaho nani se ko nane biraci ako man iriya ni inshobera kabisa cyose sinkubeshya Imana imbabara kandi ukoresha zino ngero ariko nizo ngero zisa nk'izoroshye kugira ngo umuntu ahita abyumva neza uko nani ushobora kumva ko ugutwe n'itsirisi ritarenga na rimwe ibaze ko nkakano gatwe we none ako ni gatoya kandi uko abakira nawe gafite amatwi manini ibaze no gutwe kungana gutya itagusaba amasegonda nkangana urakumva so umbare byo nashaka kubwira cyaze karibu so we nashaka ko nago example nyinshi kumva ako mbona nashaka kubwira nimba njyewe ntago naje guhangana n'uyu mubyeyi cyangwa wenda ngo nkurishe izindi mbaraga atari ukwera natabishobora cyangwa iki ariko you don't need to know something kumva reka twemere duhakwe cyangwa tuyoborwe icyo ashaka tugikore that's it kuko inambara ikintu ndi gushaka karibu so njye gushaka ko tuyirwanisha umutima mwiza n'urukundo no guca bugufi urukumva kuko as long as wabonye kuri ya mwana we ngo ni nusa wafite ijambo akorera umubyeyi mu by'ukuri nta jambo afite kuko njye ikintu ndi gushaka kugira ngo ibintu bigenze gahoro so mbere byose mwana warakoze wamaye mapu zose ariko aho bigeze believe it or not reka n'urugamba rwari njye sibyo warakoze kabisa ariko let me try my best cyakora cyusa warize pe mukuri warize reka nkubwire cyusa do saruti kabisa umva nuko utarimo ako mutarimo nzakugurira icupa ntabwo nabaye wandikira ino sawa rero sinkubeshye mbona ibintu bizatinda bikajya mu buryo cyane nta kintu kitagira iherezo reka mbona rwose birasaba umwanya gusa birasaba umwanya no gutuza tukakira ibintu uko tubibona kandi tukabyitwaramo nk'abantu bakuru cyakoze reka nkubwire ikintu kimwe umutima muri umuntu wa papa afite papa nawe ariko ameze nyine kuba sinzi ukuntu abivuga kuba ntarabonanye na papa haba harajemo ikindi kibazo gusa nyine anyway ni abantu beza kabisa ni abantu beza pe reka mwana wanjye nawe ntabwo uri mubi gusa nyine kugira ngo tubane n'aba bantu mu buryo bwiza kugira ngo tubane n'iyi famiye mu buryo bwiza dukwiye gukoresha ubworoherane hagati yacu sibyo cyane cyane ko na nyiri urugo adahari ikintu nkeneye cyane ni ibitekerezo byawe ndabyumva kugira ngo ndebe ko nakwigarurira imitungo y'agakwanya mama wavuze ngo iki ariko nawe ujye ushyira mu gaciro ubu ngubu aka kanya uraje usufokasinga ku mitungo wagiye gake uragira ngo natwe ubu ngubu tukunyuzemo ijisho tubone ko ufitiye urukundo imitungo kurusha guhuza umwana n'umuryango we ubu icyo ngicyo nicyo cyatuzanye hano none ugeze ku cyo ushaka wibagiwe icyo wari wasabwaga bivuge ngo wowe ugeze mu muryango ubonye so wanyu wibagiwe yuko ari inshingano zawe kugira ngo ufashe mbese ni nko kumbwira ngo genda wirwarize iwanjye narahageze ako nako ndakamenya oya mama ntabwo ari ibyo ngibyo nshatse kuvuga nawe ujye wumva ikintu umuntu ashatse kuvuga neza oya ntabwo ndi uruhinja ntabwo ndi uruhinja
oya icyo ngiye gukora ni kimwe kandi numva kizatanga umusaruro kimwe cyo ibyo ngiye gukora byose nzabikora buhoro mu buryo butuje ariko icyo ngiye kukubwira nta na rimwe ngewe icyo nagambiriye kugeraho nzigera mpagarika nakigezeho oya ntabwo ibyo bintu ngiye mbishyigikiye ndakubaha ndagukunda uri mama w'ibihe byose mu buzima bwanjye ariko aho ngaho ntabwo turi kumwe ntabwo aho ngaho turi kumwe rwose uzi neza ko nyuma y'ibi byose uzangarukira kandi uzanezezwa n'umusaruro wavuyemo ngiye iki ngiki ntabwo aricyo cyanzanye ukuri kubiriho ntakuzi nzi neza ko nukumenya uzambwira ngo kokisi uku niko twabanye no mu bwana bwawe unturubika papa tekereza ko igihe cyari iki n'ibindi rero igihe nikigera uzabyumva kandi uzamfasha nese ubu igihe twabaga mu rugo nagusabye kuza kureba imitungo cyangwa nagusabye kuza kureba papa icyo gihe nicyo cyanzanye aha ngaha ino sa reka nkubwire ibyo ni wowe nk'umwana noneho hari nanjye nk'umubyeyi icyo washakaga warakibonye nanjye ndi gushaka icyo nshaka it's okay kubyumvikanaho si ngombwa si n'itegeko nakubwiye ko nta gishobora na kimwe guhagarika umugambi wanjye ntabwo ibyo nabyemera ibyo ndabimenyereye ikakashure ugenda igihugu kimaze amaguru icyo nzi cyo uzagaruka urye n'ubundi se ko nta wundi mvunikira yaba waruzi ubwenge kanibarize uwo mwunganizi we numve ndavuka harimo nzenguruka inzu hano ukaramba ndeba ukuntu ingana inzu ingana icyaha ariko muzi ko musigaje gutura mu kwezi cyangwa mu ijoro we ubu murikora mugafata inzu ingana icya mukayibamo muri abantu babiri gusa n'isongera tubigenze gute Felicita mukayishyiramo abakene cyangwa se wenda mukayishakira n'abandi batishoboye aho kugira ngo muyiraremo muri babiri none se ngewe mvuge nguki koko ariko se we nuko pe wiyemeje kubyara umwana umwe nk'uw'ingwe gusa ubwo urumva iyo ngiyo ari imibare si uhageze ukumva wowe ese wagiye tugere dute twarivuje twarasenze none se urajya bigende bite ndabizi neza wowe yuko ubyara umuntu utabyara n'umugabo wawe nabihamya se ndi muganga none se niba nta muntu aratera inda hanze ngo akubwire ngo yabyaye uyu mwana kandi wowe nzi neza ko hari udusorikira mwavuganaga urumva na n'ubu mwamukivugana ni ukuvuga ko tutagutera inda uba muri ino Kigali yose wabuze umugabo mwiza wagutera inda ku mugore umeze nkawe wabuze umugabo w'ibogari ngo iki akagutera inda nawe ugashyira imugongo ngewe rina nkajya gushugurika umwana Feresi ibintu byose bigenwa n'Imana ubyibuke ko nkuzi se uri shitani nawe uri mwene mama twose ibere rimwe icyo nzi cyo nuko nkuzi ubu wiyemeje kwikorera amaboko utabyaye akana ngo wongere uheke